Mwiriwe neza. Ndashaka gufasha uno muntu ubaza ngo parking bari amagambo angahe. Mfashirizeho n'abandi bafite ikibazo nk'iki. Mbasobanure n'akamaro ka parking. Mbibutsa yuko atari itegeko kuyikora, ariko ni ngombwa. Kubera ko ni wowe izafasha. Utayikoze ntabwo bazagukura muri system, ntabwo bazakwambura payi zawe. Ariko umuntu utarayikora barayimuhaye ari mu gihombo. Kandi umuntu utarayikora batarayimuha ntahangayike. Igihe kiba kizagera bakayiguha. Pasiki yaje ni uburyo bwaje bugufasha nk'uko usanzwe mujya mubona, nk'uko musanzwe mukoresha fingerprint muri Pi browser yanyu mufungura. Murabona umuntu utunze smartphone ifite fingerprint. Afite akarusho iyo atunze Pi, afite akarusho kurusha wa wundi utajya fingerprint muri telefone ye. Kuko yanyije muri Pi browser, yinjira muri wallet, udafite passphrase, udafite fingerprint, buri gihe abazwa passphrase. Zakwanga gufunguka akaba arahombye. Yazandikamo nabi bikaba birapfuye kandi nta handi ari buzikure. Ariko umuntu ufite westime fingerprint muri wallet ye, murabizi yuko iyo ugiye gufungura wallet kubaza fingerprint cyangwa passphrase, ugahitamo uburyo bukoroheye. Ubwo rero iriya passkey ni uburyo badushyiriyeho buhuza system ya telefoni yacu na app yacu ya Pi network, bikatworohera mu kuyigarura muri telefoni tutiriwe dukoresha password. Ya password murabizi, muzi ko abantu benshi ku rubuga bajya baza akavuga ngo ngewe ngo app yanjye ngo naformase telefoni, none ngo ndashyira app yanjye ngo bakambaza password, ngo nashyira password nayo bakayanga, ngo nayishyizemo bayazi. Buriya bayishyiramo nabi, ariko akarwana nuko kwishyiramo bakayanga kubera ko aba yarimo kuyandikamo nabi. Ariko noneho umuntu wasetinze passkey, we iyo udownloads app muri telefoni yawe, ukayica handi continue with phone number, warenga continue with phone number, ugashyiramo igihugu ngira ngo murabizi, then ugashyiramo nimero ya telefoni. Iyo umaze kuyishyiramo nta kindi bakubaza, baguhitishamo, ugahitamo gukoresha bakubaza ya password isanzwe, bakubwira ngo cyangwa ukoresha fingerprint. Murabizi fingerprint ni akantu koroha. Urumva niba app ushobora kuyigarura ukoresha fingerprint, ubwo nta mpamvu, ubwo urumva babandi babaza ngo imaze iki, murumva akamaro kayo gakomeye. Kuko iyo bigenje gutyo biroroha ko wagarura app yawe utagombeye kujya gushaka abantu bagufasha. Niyo waba uri umuswa utazi gusoma no kwandika, niyo password yawe urayifite, ngo yibike neza, ariko uragarura app yawe ukoresha fingerprint. Iriya passkey niyo cyonyine kituma, nibo buryo dukora bugatuma tubona tubasha kubona ubwo buryo bwo kugarura app zacu dukoresha fingerprint. Passkey bayikora bate rero? Passkey uburyo uyikora, urumva akenshi ngira ngo murayibona ko bayibaha mugiye nko kumayininga ku bantu bayihawe, mumaze kumayininga. Ariko iyo utategereza aho ngaho, ugakanda ku dukoni dutatu hejuru mu nguni ibumoso, ukamanuka hahandi muri profile, hahandi wakoreye ama updates, updating password yawe, wakoreye ama verification ya Facebook, email na phone number. Munsi yaza aho ngaho niho hari passkey. Nusanga itarimo, kora update ya telefoni yawe barayiguha. Niba atayigura ategereza ikindi gihe bazayiguha. Ariko reka mbanze ku muntu uyifitemo aho ngaho. Iyo passkey nusanga aho ngaho irimo, uyitegereza ko bari bongere kuyikubaza ugiye kumayininga, oya, ca aho ngaho ugireba aho ngaho irimo. Hanyuma uhakirike, barahita bakubaza password. Password bakubaza, shyiramo ya password uwakoresheje usanzwe ukoresha ugarura muri app yawe muri telefoni. Murumva iyo password impamvu bayigusaba, bagiye kuyihuza na fingerprint yawe, nta kindi. Niba bihuza, fingerprint yawe izajya kugarura app yawe. Sinzi niba mubyumva neza. Ubu urumva aho ngaho nkubwiye gufungura bakwereka passkey, urakoramo. Numara gukoramo passkey, donc bakubaza password. Niba kubaza password, urashyiramo ya password usanzwe ufunguza app. Nubona barimo kuyanga, umenye ko ari ikibazo cy'uko utazi password yawe. Ariko urashyiramo password, numara kuyishyiramo password yawe, hanyuma wemeze. Numara kwemeza, barakuzana amazina yawe bongera bakwereke. Bakubaze ngo urakomeza ngo ni Mugiraneza Emmanuel, ni urugero mbahaye, ariko ntabwo ariko siwe muntu mvuze uri busangemo yawe, urasanga amazina yawe. Ako ntanze urugero.
niba witwa Mugiraneza Emmanuel barakubaza niba ari Mugiraneza Emmanuel wowe wemeze. Numara kwemeza n'ubundi bagusaba gushyiramo fingerprint ushyiremo, system yo birarangiye. Ngaruke gato kuri wa muntu uvuga ko ngo password ngo bayanze yashyizemo. Password niba yanga subira inyuma ukora update ya password. Ubwo buryo bukoresha passkey turaburangije. Mbereke kamfashirizeho n'abantu batazi gukora password update mu buryo bworoshye budasaba gukoresha guca kuri phone number kwa kundi. Nimba ushyizemo password aho ngaho ukabona yanze, uboneyeho ugize chance yo guhindura password yawe. Ibyo bubigihoreye banzu ujye kuri ntuza kuri aho ngaho n'ubundi wakuye passkey wayikoreye munsi ya ntuze ya email verification urasanga manditse ngo password update. Urakirika muri update, nifunguka iguha amahirwe yo guhitamo mu bintu bibiri. Barakwereka email na phone number. Kubera ko phone number kenshi mohereza imibare 6 sometime ntinagende, ugasanga birarodinze ntibirangire. Wowe ugifungura aho ngaho ugikirika kuri update ya password, ukireba muri taburo reba handitse email, system ikuvane muri phone number igarure kuri email. Nukirika handitse email uremeza, baguha imibare 6, niba yiguha wemeze bahita kuvuga ngo message send. Iyo bakoreka niba vivura ko message igiye urayisanga kuri email yawe, hita ukupa uve muri app ya Pi network uhite wimukira kuri email yawe. Fungura email yawe urahita uhasanga message ya Pi network. Iyo message ya Pi network nuyifungura ukayireba urasangamo ijambo rigaragara ryanditse mu nyuguti nini risuziruta izindi nyuguti, hagati handitsemo ngo reset my password. Iryo jambo reset my password urarikandaho. Nurikandaho, numara kurikanda ko jambo reset my password rirafunguka. Nirifunguka bihite system ihita kugarura muri app ya Pi network. Bizuminge kwa kundi hazamo ikiziga cy'umuhondo ugiye kumayininga. Izuminge kuri kucyo app nijya gufunguka bakubaze password. Baraguha ahantu habiri yo gushyira password. Aho hantu habiri urayandika hejuru, hepfo nyiro isubiremo neza. Iyo wibusanyije babona yuko n'ubundi wakoze ibintu utiteguye. Urandikaho password inshuro ebyiri, murabizi ko igihe cyose aho tubazwa password bayitubaza inshuro ebyiri. Urandikamo inshuro ebyiri witonze, ushyiramo password utazibagirwa. Murambe babwira buri gihe ngenzera n'umuntu umbwira ngo password narayibagiwe. Kandi nabwo babwiye uburyo bwo kutibagirwa password zanyu. Nawe ujye mwifashisha amazina yanyu mu gukiriya password. Sinshaka umuntu umbwira ngo password narayibagiwe. Nyine ukoshyiramo password aho ngaho utazibagirwa. Ushaka aho yandika. Password ushyiramo utagize inyuguti nkuru, izindi z'inyuguti nto ushyiraho n'utubari imbere. Biba twayiki. Numara gushyiramo password yawe, hanyuma app yawe irahita ifunguka usubira andi mayiningira. Ubwo urahita umenya ngo faze yo gukora password update. Password yanjye umwapayine yampaye umuntu wanyeje muri Pi, password yampaye maze kuyihindura, mfashi yanjye bwite ndayikomeje. Nurangiza ubone gusubira muri passkey hahandi uhafungure, bakubaze password ushyeme yo njye uvuye gukereya, ntago bari buyange. Numara kuyikora kuyishyiramo ukurikiza nko nari nababwiye, passkey uburayirangije na password update uburayirangije. Inshuti zanjye mbabwire si byiza mpora mbivuga, kandi ibintu mbabwire herezo muzabona ingaruka zabyo. Mpora mbivuga njya mbabwira buri gihe, ntabwo ari byiza kutunga password abantu bazi. Si ngomba kutunga password umuntu wakwinjije muri Pi yazi. Yakwinjije muri Pi akeneye icyambere cyo ntabwo ari impuhera kugiriye. Impuhwe za mbere akeneye umurefero. Icya kabiri we ni umuvandimwe uri inshuti ye yarabigufashije, ariko witunga password azi. Password ni password nyine n'umubare w'ibanga. Ibanga ryandese. Ushaka kumenya ibanga? Hindura password utunge password we wiyiziye. Ibindi bizaze nyuma. Murakoze, muramuke neza.